Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashima Imana cyane kubw'iki gitondo. Iki ni igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahoro Imana yaduteguriye kugira ngo tukinezererwemo. Imana data nihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose rero nk'uko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Reka dusenge twiragiza Imana. Imana nyiribihe, Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa, Imana ihoraho. Turi imbere yawe, imbere y'ubwiza bwawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasengera iki gitondo, reka cyongere kitubere igitondo cyiza. Uri Imana ikura abantu mu bwiza ikabashyira mu bundi. Mu izina rya Yesu, amaboko yawe yongera agaragare, wongere witwatamururire buri wese, wongere wigaragarize buri muntu wese ugukeneye, buri muntu wese ukwiringiye akaguhanga amaso. Reka yongera abane nawe, ineza y'Imana nigaragare, ubuntu bw'Imana nibugaragare, mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Uri Imana data, urashoboye, uri Imana, iri Imana y'imbabazi, uri Imana ishobora byose. Warivugiye ngo witwa ndiho, ndiho niryo zina ryawe. Mu izina rya Yesu, uri Imana yacu bwite. Icyubahiro kibi cyawe, icyubahiro kibi cyawe, icyubahiro kibi cyawe. Dusengeye umwanya kugira ngo wigaragaze, dusengeye abarwayi kugira ngo bakire, abafite inzara n'inyota b'ijambo ryawe baryumve kandi ribagere ku mutima, baribike mu nkingi z'imitima yabo. Duheje imbaraga zaturwanya, duheje ubugome bwose n'abadayimoni, duheje umwuka mubi wose, duheje strategy z'abadayimoni, imbaraga zose zikina mu kirere no ku butaka, tuzikubitishije inkota y'Uwiteka. Mu izina rya Yesu, inkota y'Uwiteka izibangamire, umuriro w'Imana uzitwike uzikongore. Reka uyu mwanya ubane natwe, reka uyu mwanya utwiyereke, reka uyu mwanya ube hagati muri twe. Ineza y'Imana igaragare, abashaka kukubona bakubone, abakwiringiye nibahure nawe. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka rero turabashuhuje, ariko muri byose turabashuhuje, ntabwo tubyibagiwe. Nukuri inshuti zacu mwese, bakunzi ba Kristo, tubahaye ikaze muri iki gitondo. Abakozi b'Imana dukorana umurimo muri Philadelphia, Imana data irushaho kubagirira neza, tubahaye ikaze. Reka twakire mushumba wacu Pastor Serugendo Dismas, tumuhaye ikaze atugezeho n'ijambo ry'Imana nadusuhuza. Karibu. Turabashuhuje kitondo cyiza, Imana ibaha umugisha. Tunejejwe nayo kuko itugejeje umunsi turi bazima, yose kuryama no kubyuka n'imirimo y'amaboko y'Uwiteka. Kuko ari abandi bantu baraye bari bazima bakabyuka barwaye. Nimba wowe nanjye turi bazima, ishimwe ni ry'Uwiteka. Tunejejwe nayo iki gitondo cy'umugisha. Reka tusome ijambo ry'Imana tugiye kuganira, iri mu gitabo cy'Abalewi gice cya 26 umurongo wa 3 tumanuka hasi. Mutwe w'iryo jambo riratubwira ibyo Imana isezeranya Abisirayeli nibayumvira. Ibyo Imana isezeranya Abisirayeli nibayumvira. Harimo condition aho nibayumvira ari ibyo yabasezeranije. Niba tayumvira bashaka kubura ibyo yari yabasezeranije. Reka dusome. Nimuhora mwumvira amategeko yanjye, mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo, ubutaka buzajya bwera imyaka yabyo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo, ihura ryanyu rizagera mu isarura ry'imizabibu, iryo isarura rizagera mu ibiba, muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu cyanyu amahoro.
umurongo ukurikiraho, kandi nzaha igihugu kugira ngo kigire amahoro, muzaryama ari nabo bateye ubwoba, kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ndizanyura mu gihugu cyanyu. Murongo wa 7, muzirukana ababisha banyu bagushirizwe inkota imbere yanyu. 5 muri mwe bazarukana 100, 100 muri mwe bazirukana abantu inzovu. Ababisha banyu gushirizwa inkota imbere yanyu. Tushatse tuhagarukiraho n'amagambo y'Uwiteka iki gitondo kiza cy'umugisha. Ibyo Imana isezeranya Abisirayeli nibayumvira. Abisirayeli ni ubwoko bwatoranijwe n'Uwiteka, turabizi, kandi batubereye ikimenyetso cyangwa se urugero rwiza ku mibanire yabo n'Imana, mu masezerano Imana yasezeranyije nabo. Biradufasha natwe muri urugendo. Twasomye iri jambo riri hano mu cyo gitabo cy'Abalewi gice cya 26 murongo wa 3 tumanuka hasi. Ibyo Imana yasezeranije Abisirayeli nibayumvira. Navuze hano ari ijambo rivuga ariko nibayumvira, ariko Imana yabasezeranije. Niba tayumvira, birashoboka ko ibyo yabasezeranije ntago babasha kuyabona. Abizerwa twebwe ntago tugenda nguko twishakiye. Ndakuvuga kakajambo ko agakiza turategekwa n'Imana. Ari amategeko Imana yaduhaye abamwizera bose ko bagomba kubaha no kumvira ayo mategeko, bakagenda nguko Imana ishaka. Ntago tugenda nguko twebwe tushaka. Yaba mukozi w'Imana, yaba mu Kristo usanzwe, twese tugenda nguko Imana ishaka. Dufata urugero, shoferi ku muhanda ntago apfa kugenda nguko yishaki, akurikiza amategeko y'umuhanda. Ashobora kuva hano akagera Gisenyi agendera mu mabwiriza y'umuhanda, ntago yabasha guhagarikwa cyangwa se kwandikirwa mu nzira. Ariko mu gihe yateshutse agakora ibitemewe, rimwe na rimwe arandikirwa, akamburwa permis, ikamuzanira ikindi ingaruka kuko atabashije kubaha amabwiriza y'umuhanda. Natwe mu mibanire yacu n'Imana ari buryo twategekwa n'Imana. Mu Kristo atakuriye kubigenda mu izo nzira, atakuriye gukora ibyo Imana idashaka, akagenda nk'uko Imana ishaka. Imisi turararikira cyane butunzi bw'isi, ariko ntago twita ku bugingo. Bandu barangana kubwo nyungu y'isi gusa, kandi tuzi ko Yesu Kristo yavuze ko ndagiye kubategurira ariko nzagaruka kubajyana. Sasa usanga bibazo by'ubugingo twaribagiwe, turarangazwa n'iyisi. Ariko hano iri jambo tugiye kuganira uyu munsi nuko kushaka buzima ni bwiza, ariko ube wita ku bugingo, ube wisuzuma rimwe na rimwe. Umuntu akoresha imodoka, ariko arigiye ayijyana kuri control, arebe ko nimba modoka ye iracyari nzima cyangwa se araho ifite ikibazo. Nibasanga ko ari ifite ikibazo, ajya kuyikoresha ibe nzima, igende neza. Mu buryo bwo mu muka ndasanga twebwe turasinzire, ntago turimo kuyikontorora buzima bwacyo bwo mu muka.
kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu tariki y'uyu munsi y'ukwezi kwa gatano, si imibanire yanjye n'Uwiteka imeze gute? Esa tutatinze tugiye kuganira kubwirira ijambo ibyo Imana yasezeranye Abisirayeli nibayumvira. Ariho migisha myinshi tushaka kuhabwa mu gihe twemeye kumvira Imana. Bandu benshi bazi gusa ko gukorera Imana nicyo kimenyetso kimwe cyo kumvira Imana. Navuye iwacu mu giturage, Mana yansabye kuza kwikorera hano mu mujyi. Navuye mu iki gihugu njya mu kindi, buriya nukumvira Imana. Ariko mu buryo bwo kumvira Imana habamo imbuto nyinshi zitugaragariza koko nimba tumvira Imana by'ukuri. Mana yagiye ashira inzego zitandukanye ku murimo. Arabahagarariye abandi, arabayobora abandi, n'abandi bitwa abakristo mu rusengero. Kandi izo nzego zitandukanye twese tukwiriye kumvira Imana. Mu gihe tumvira Imana tuyihesha agaciro. Mu gihe wumvira Imana urayubaha. Mu gihe wumvira Imana wigarurira icyubahiro cyayo. Mu gihe wumvira Imana wowe uraca bugufiya ukagaragaza ko cyubahiro ni cy'Uwiteka. Mu gihe tumvira Imana, Mana mu ijuru iranezerwa. Niyo mpamvu hano yasezeranije n'Abisirayeli nibayumvira aricyo izabakorera, nibayumvira aribyo igomba kubaha, nibayumvira aribyo igomba kubarinda nabyo, nibayumvira aribyo igomba kubaneshereza, nibayumvira ari bitakwiriye kubageraho. Kumvira Imana gusa bituhesha mugisha myinshi. Ariko mu gihe tutumvira Imana nabyo bishobora kutubuza kuhabwa imigisha myinshi nabyo. Aya magambo abiri iragendana, kumvira no kutumvira. Kumvira bituhesha umugisha, kutumvira Imana bishobora kutukora iki? Kutuma twahomba umugisha twagombaga kuhabwa n'Imana. Murongo turatangira ijambo ry'Imana. Nimuhora mumvira amategeko yanjye, mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira. Nimuhora mumvira amategeko yanjye, mukitondera ibyo nategetse mukayumvira. Arongera basubirabo, nibongera kumvira amategeko yayo, bakitondera ibyo yabategetse bakumvira. Ari amategeko y'Imana, ari ibyo yatutegetse. Nitwemera kumvira, tukitondera ayo mategeko, tukumvira Imana, ari byasezeranijwe birimo mbere yacu cyangwa se biri agati yacu. Kuko Imana tusenga ntabwo ibesha. Abantu benshi bashaka kuhabwa mugisha ku ngufu zabo. Abantu benshi bashaka kuhabwa mugisha bazi ko bahabwa mugisha mu kutumvira Imana. Abantu benshi mu iminsi ku murimo w'Imana bishize hejuru bikakaza, ariko Imana ikunda abacishwa bugufiya. Kuko ijambo ryayo litubwira kuri Matayo, nimwicisha bugufi nanjye nzabashira ejuru. Ariko wishira ejuru azacishwa bugufiya. Nushaka kurya iby'Imana uyige mbuto yo kucisha bugufiya. Kandi navuze hano umuntu wumvira Imana agaragaza kimenyetso ko kucisha bugufiya. Nta muntu wakwirata mbere y'Imana cyangwa se mbere y'abantu n'ubundu gusa. Nimba ufite impano, nimba uri umuyobozi uyobora abandi mu murimo w'Imana, umenye ko ari ubundu. Buryo yakwimitse yakwimika nundi, buryo yakuhaye impano yayiha nundi. Bwana Yesu asifiwe. Ni misi yo kuhugurana muri urugendo, kuko usanga navuze tutakitekereza ku by'ihererezo ryacu. Satani yamaze kutufata adukurura gushyira amaso yacu ku by'iyisi gusa.
ariko by'ubugingo ubona tufitemo akariro gake. Esa tukwiriye kuhugurana buryo bwo kumenya ko Yesu azaza, buryo bwo kubona ko nimba turi ku murimo w'Imana turagenda nguko Imana ishaka, turakora nguko Imana ishaka. Ari udusimba, sinzi mu Gifaransa batwita fourmi rouge, mu Kinyarwanda sinzi kundu twita utu dusimba, ariko ndaza kwibuka utu kundu batwita fourmi rouge. Buri bagenda ku murongo, nuko baje kudutera mu nzu, bo bagenda ku murongo. Intozi zigenda ku murongo. Arimwe twize bavuga ko arutumwe twa duto batwita les ouvriers, za zindi nini bakita abaserikali. Kandi usanga mwanya bari ku murongo, baba serikali niyo bashira mitwe ejuru, baba twa tundi dutoya les ouvriers bo bagenda hasi. Ubona tundi tumweru, ubona bandi bagenda bikoreye ibintu, ariko bafite abarinzi babo babarinda mu rwego ruri hejuru, nibo bitwa abaserikali. Ariko ntago bagenda kavuyo. Nicyo kintu nashaka ku izo ntozi, ntago zigenda kavuyo, bagenda ku murongo, kandi buri muntu akahagarara ku mwanya we. Natwe ku murimo w'Imana tukuriye kuhagarara ku murongo. Abatuyobora bahagarare ku mwanya wabo, abatuhagarariye bahagarare ku mwanya wabo, natwe abakristo tuhagarare ku mwanya wacu. Buri muntu amenye inshingano ze. Se mwize inshingano zanjye nahawe mbasha kumvira Imana mu bukristo bwanjye muri iyi minsi turimo? Ndimo kumvira Imana? Kuko navuze kumvira Imana bituhesha migisha myinshi, ariko kutumvira Imana twahomba ibyo twagomba kubona cyangwa kuhabwa n'Imana. Buriya umugisha uva ku Mana ntabwo ari kimwe n'umugisha uhawe n'umuntu, ntabwo ari kimwe n'umugisha wasigiwe n'ababyeyi. Ibiva ku Mana biratinda, bisha kugera no ku bana bawe, bisha no kugera ku bavivi bawe, kuko wahawe n'Uwiteka, kuko wemeye kumvira Uwiteka. Nimuhora mumvira amategeko yanjye, mukitondera ibyo nategetse, mukanyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo. Iyo ni isezerano ry'Imana mu bantu bemera kumvira Imana, twebwe abasenga, kuko Imana ni data, Imana niwe muyobozi wacu, Imana niwe waturemye, Imana niwe turiho kubwayo. Sasa nizeye ko tugomba kugira ubwenge mu buryo bwo kumvira Imana, itugeze ku isezerano, iturinde kugeza ku gihe cyacu, idushoboje mu ibyo dukora. Mu gihe twemera kumvira Imana, izajya ivubira imvura mu bihe byayo. Nibajije aka kajambo, se iyi minsi isigaye mbona mvura irimo kugwa nabi. N'abantu b'abahinzi mu myaka ishize bari bamaze kumenyera, wabonaga bafite gahunda. Iki nicyo gihe cyo kuhinga, icyo ni igihe cyo gukora iki, bakamenya ko igihe cyo nimba gutera imbuto, ukabona ko aya matariki niyo yo gutera imbuto. Bagendaga mu gahunda z'ikirere kundu zari zimeze. Ariko iyi minsi rimwe na rimwe sigaye mbona imvura ikagwa mu buryo bumwe abantu batiteguye. Ariko ijambo riratubwira ko nimuhora mumvira amategeko yanjye, mukitondera ibyo nategetse, mukanyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo. Ko Imana niyo izi ibihe bikwiriye by'imvura, nituyumvira izaba ituha imvura mu bihe byayo. Iyo ni umugisha umwe wa mbere mu gihe twemeye kumvira Imana. Ubutaka buzajya bwera imyaka
yabyo. Mwanya Mana ishize mvura iguye mu kahunda, ubutaka nabo bwera umwaka imyaka mu buryo bwiza cyangwa se mu gihe cyacyo. Ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto byayo. Iyo ivoka, imapera, imyembe bizaba byera imbuto mu gihe cyayo. Ariko bizaturuka niki? Ntabwo ari kuvuga ko ku mbaraga zacyo cyane gukoresha mu buhinzi cyangwa se mfumbire nyinshi, ariko rimwe na rimwe ariho mbuto kubera ko tumviye Imana. Igihugu cyacu ntabwo cyaterwa n'inzara kuko tumvira Imana, izatugurishiriza imvura mu gihe cyacyo. Ibiti byo mu mirima byera imbuto nziza mu gihe cyabyo kuko tufite busabane bwiza mu gihe tumviye Imana. Nitwebwe tunanira Imana, ariko Mana yacu ni nziza. Nitwebwe tugenda tuhinduka, ariko Mana yacu iradukunda. Murongo ukurikira, ijambo ry'Imana riratubwira ihura ryanyu rizagera mu isarura ry'izabibu. Ihura ryacu rizagera mu isarura ry'izabibu nitumbasha kumvira Imana. Turi mu ijambo kumvira Uwiteka. Aribo bantu bagiye bahura n'ibibazo kubera kutumvira Imana. Yona yahuye n'ibibazo kubera kutumvira Imana. Natwe tugomba kugira ubwenge mu iyi minsi y'imperuka, tube abakristo cyangwa abakozi bumvira Imana. Byatubera byiza. Iryo sarura rizagera mu ibiba. Muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage kuko twemeye kumvira Imana. Nize ko buri muntu wese yumva kurya ahaga, ariko rimwe na rimwe Mana itatuheshe uwo mugisha yo kurya tuhage, twaba bashonje. Ariko bizaturuka niki? Turye tuhage kubera ko tufite mbuto nziza yo kumvira Imana. Mube mu gihugu cyanyu amahoro. Kuba mu gihugu cyacu amahoro nawe biterwa no kumvira Imana. Yemwe bene data, abantu bakorera Imana, abantu basenga Imana, mureke dushake iyi mbuto yo kumvira Imana ibe muri twebwe. Mu gihe Imana itubwire oya, twemerere iyo oya y'Imana. Mu gihe Imana itubwire agarara, we wahagarare. Abantu benshi barimo kwikura ku murimo w'Imana kubwa kanaka. Twese turabakozi, twamagawe n'Imana. Umurimo dukora ntabwo ari wa pasiteri, umurimo dukora ni w'Imana. Pasiteri azabaza ibye, muvugabutumwa azabaza ibye, muhanuzi azabaza ibye, abaririmbi bazabaza ibyabo, bitwa abadiyakoni mu rusengero nabo bazabazwa cyangwa se tuzahemberwa mirimo myiza twakoze. Ariko byose twakora tugomba kuba abantu bumvira Imana. Migisha y'Imana irahari. Nukomeza kuba mukozi mwiza ucishwa bugufiya. Mana yashize abashumba mu itorero, Mana yashize bamwe kuba intumwa, Mana yashize bamwe kuba abashumba, Mana yashize abantu bamwe yamagaye bamwe kuba barimu n'abahanuzi n'abakoresha mirimo n'ibitangaza. Ariko mu izo nzego tugomba kugenda tumvira kuko n'abakozi b'Imana. Mwanya tumviye umushumba w'itorero tuyobora, buriya turumvira Imana. Mwanya tumviye muyobozi wa korari, buriya turumvira Imana. Usanga abayobozi wa korari bahura n'ibibazo byinshi, abaririmbi bayobora badashaka kubumvira. Mwanya usuzuguye muyobozi ku murimo w'Imana, bigaragaza ko ni Imana nzima utabashije kuyumvira. Yesu atugirire neza kandi adushoboze. Turimo kumva inyungu zituruka mu gihe twemeye kumvira Data waturemye. Murongo ukurikirayo, kandi nzaha igihugu kugira amahoro. Mu gihe tumviye Imana izatuha igihugu cyacu kigire amahoro. Turyame dusinzire, turye tuhage. Bwana Yesu asifiwe. Ndasanga migisha zimwe na zimwe z'Imana ntago zitugeraho kubera twebwe tutashaka kumvira Imana.
bantu benshi barivovota ati igihe bamaze ku murimo w'Imana, ariko urebe neza uracyumvira Imana. Nanjye ndacyatera indambwe mu kumvira Imana. Muzaryama ari wabateye ubwoba, tuzaryama ndawadutera ubwoba. Nize ko n'abajura Mana ifite buryo bwo kubacecekesha kuko tumviye Uwiteka. kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi. Mva ko mu bindi bihugu usanga inyamaswa zirya abantu, ariko nitumvira Imana izamaraho inyamaswa z'inkazi. Kandi ingota ndizanyura mu gihugu cyanyu. Ingota ntabwo izanyura mu gihugu cyacu. Kubera iki? Dufite mbuto yo kumvira Imana. Turacya bugufi ya mbere y'Imana. Turacya bugufi ya mbere y'abatuyobora mu murimo w'Imana. Turacya bugufi ya mbere y'abayobozi. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Muzirukana ababisha banyu bagushirijwe inkota imbere yanyu. Nitwemera kumvira Data, tuzirukana ababisha bacu. Nasomye ijambo nsanga ko ariyo nyungu nyinshi nitwemera kumvira Imana. 5 muri mwe bazirukana 100. Nize ko umwanya tufite busabane bwiza n'Imana no kuyumvira izatuha n'imbaraga zo kurwanya ababisha bacu. 5 muri mwe bazirukana 100. 100 muri mwe bazirukana abantu inzovu. Mwumva iyo mibare zaye mbaraga abantu 100 bafite zo kwirukana abantu inzovu. Yesu atugirire neza. Ababisha banyu baza gushirizwa inkota imbere yanyu. Ibyose bituruka mu mbaraga zo kumvira Imana. Nababye urugero rwo ari abantu batubanjirije bamwe na bamwe bagendanye n'Imana ariko bakinangira umuka wo kumvira Data. Twatanze urugero nka Yona. Yanze kumvira Imana ariko yagize iki? Ingaruka. Nzabitaho mbororetse mbagwize kuko mwemeye kumvira. Nzabitaho mbororotse mbagwize, nkomeze isezerano ryanjye namwe. Buriya Mana mwanya tukomeje kuyumvira irongera tene gakomeza isezerano ryacu n'Imana. Arabantu benshi kubera kutumvira, kubera indege ngeya ku murimo w'Imana, kutakora ibyiza ibyo Imana idutegeka, kutayera imbuto nziza ku murimo w'Imana, isezerano ryawe riranyeganyezwa mbere y'Imana. Nawe ikomeza muzarya ibigugu bya kera. Nimwemera kumvira tuzarya ibigugu bya kera. Ushaka kwibaza ariko se aya magambo ni yahe batuzaniye uyu munsi? Ega buri munsi tubabwiriza butumwa bwiza bw'imigisha bwo ku Yesu ibyo Yesu bitangaza yakoze, ariko uyu munsi turashaka kuganira ku mbuto yo kumvira Uwiteka. Muzarya ibigugu bya kera. Mubahe ibigugu kugira ngo mubone aho muhunika ibisha. Tudahe ibigugu tubone aho mubone aho muhunika ibisha. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Iyi minsi tusigaye turya tutahaga. Iyi minsi tusiga ibiti byo mu mirima bitakihera imbuto nziza. Kubera iki? Tutakishaka kumvira Uwiteka. Uyu munsi wongere tena wisuzume, nanjye nisuzume. Dushake buryo bwo kugaruka kumvira Imana.
nanjye nzashira ubuturo bwanjye nduzabanga, ndashira ubuturo bwanjye nduzabanga, nzagendera hagati muri mwe. Mbega umugisha Imana kugendera hagati muri twe nimwemera kumvira Imana. Aratubwira iki hano murongo ukurikiraho? Nzagendera hagati muri mwe mbe Imana yanyu. Haleluya! Imana izagendera hagati muri twe ibe Imana yacu. Se mugiye Imana igendera muri twe ikaba Imana yacu, nize ko nta n'uburwayi, byorezo ndago byatugeraho, uburwayi runaka ndago bwatugeraho, inzara ndago yatugeraho, kuko tuzahinduka tube banyamugisha, kuko Imana igenda muri twe, kuko Imana iri hagati yacu, ikitwa ko ari Imana yacu. Bwana Yesu asifiwe. Ariko kondisiyo nuko twemera kumvira Data. Hari abantu benshi banze kumvira, bavuye mu muhamagaro, bavuye mu murimo w'Imana, batakikora murimo w'Imana, bakabona ko murimo wa Data ni wabakanaka. Ariko ya murimo ni wa Data kuko yari twamagaye. Itoro ni rya Kristo kuko ari wapfiriye itorero. Kanguka gusa ukorera Imana, kanguka mwene Data, ukiranukira Imana, kanguka uve mu byaha. Wowe utarakizwa, wahindukira ukaha Yesu Kristo buzima bwawe, ukamumvira, ariyo migisha myinshi. Uyu murongo ni wanejeje umutima wanjye. Nzagendera hagati muri mwe. Kumbe naje kusanga avuga rimwe na rimwe turigendera gusa nk'impumyi, Imana itari hagati muri twe. Rimwe na rimwe turakora murimo w'Imana nk'impumyi, Imana itari muri twebwe. Kumbi kumvira byatuma Imana ikagendera hagati muri twe. Kandi muri mwe mbe Imana yanyu, namwe mube ubwoko bwanjye. Haleluya! Ibe Imana yacu, natwe tube ubwoko bw'Imana. Uzi kwitwa ubwoko bw'Imana numugisha nayo mwinshi. Ubwoko bw'Imana ntago yabutoteza. Ubwoko bw'Imana ibaha icyo bashaka. Ubwoko bw'Imana Mana ibaberera amaso. Ubwoko bw'Imana Mana irabashigikira. Ubwoko bw'Imana ntago bayisaba ibime. Ubwoko bw'Imana bafite amasezerano. Ubwoko bw'Imana niyo buzajya kwicara na Yesu mu bwami bwo mu ijuru. Ubwoko bw'Imana niyo Yesu yabasezeranije ko ngiye kubategurira, ariko nzagaruka kubajyana. Se wakwisuzuma nanjye ngisuzuma. Turi mu bwoko, mu bantu bitwa ko bari ubwoko bw'Imana. Imana iba hagati yacu, twitwa ko turi abana bayo. Yesu atushigikire kandi atugirire neza. Murongo ukurikiraho hano iratubwira iki? Ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Muririmbyi kera numvaga gakorasi mu itorero baririmbi bakunda kuturirimbira ati Egiputa sinzasubirayo, kandi abariyo Mana ubatabare. Ariko hano Mana yibutsa Abisirayeli, Ndi Uwiteka Imana yanyu wabakuye mu gihugu cya Egiputa. Iriya Mana yadukuye mu gihugu cya Egiputa niyo tukwiriye kumvira, kuko Egiputa bahuye n'ibibazo. Egiputa bakoraga mirimo yo buretwa. Egiputa ntago babashaga kuruhuka. Egiputa ntago bisanzuraga guko bakwiriye. Kubwabo nabo bibonaga ko batazava mu gihugu cya Egiputa. Ariko Imana yakoresheje bumana bwayo yereka Farao winangiraga umutima ko ndi Imana ikura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Sasa iyo Mana niyo tukwiriye kumvira. Iyo Mana tukwiriye kuyikorera, twibutse aho yadukuye. Abantu benshi bamaze gutera indambwe sinzi mu byakakiza cyangwa kuhabwa mugisha bari mu murimo w'Imana, nago bakikunda kwibuka Egiputa. Egiputa ni habi. Egiputa twakoraga ibitahesha Imana agaciro. Egiputa ntago twitwaga abana b'Imana, ntago twari dufite isezerano ry'Imana tukiri muri Egiputa. Ariko tube twibuka ko Imana niyo watukuye muri Egiputa. Niyo mpamvu iminsi tugomba kumuha mitima yacu, tukakora neza mirimo ya Data, tukaca bugufi ya mbere y'Imana, tukabasha kokora iki? Kumumvira, kugira ngo mutaba abaretwa babo n'abatuye umutwaro
Imana yadukuye muri Egiputa kugira ngo tutaba abaretwa babo. Yadutuye iki? Umutwaro waba etamishaga bagendesha mwemye. Umva mibabaro yabaga muri Egiputa, Imana yadukuyemo, kandi yadukuyemo nuko tuyikorere. Imana yadukuye muri Egiputa nuko tuwera imbuto nziza. Bene data, amagambo twaganiraga nayo ni y'umugisha. Icyaha sicyo kinezeza Imana. Kumvira Imana, kandi umuntu umvira Imana ntago yiyanduza, ntago akora ikibi. Umuntu umvira Imana arubaha Imana mu gahunda zose Imana yamuhaye. Saa 3 niyo materaniro yanjye gomba gutangira, twebwe tukagerayo saa 3 zibura. Ariko iyi minsi kuko amaze kuba muka wo kutumvira, abandi binjira mu rusengero saa 4, abandi binjiramo saa 4 n'igice. Ibyo byose tushake tena buryo bwo kugarukana n'umutima wo kumvira uwo twizeye, wo kumvira watukuye muri Egiputa, wo kumvira uwo dukorera. Bibazo ufite n'uwumvira Imana ntago iza kukoza isoni. Buzima bukuremereye ufite n'uwumvira Imana, byose ibi byose nibyayo. Izagusha mvura mu gihe cyayo, tuzarya tuhage. Abanzi bacu Mana izabagusha mbere yacu. Iyo niyo masezerano Imana iduhaye yuko twayumvira Imana. Natwe nimba twifuza amahoro, tube mu mahoro, mureke tumvira Imana. Mimiryango yacu abe mu mahoro, tumvira Imana. Bene data, mu izina rya Yesu, nasanze n'umwana utumvira ababyeyi agira bibazo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ko umwana wese nimba ashaka imyaka ye yo kuba ku isi ibe myinshi, agomba kumvira ababyeyi. Kandi natwe nitushaka kurama no kuhabwa mugisha w'iyisi, mureke tumvira Imana, mureke tumvira abatuyobora, mureke tumvira abadukuriye, mureke kumvira. Ari umuririmbi waririmbaga ati twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Ariko iyi minsi ko tutakishaka, abatubanjirije baracyariho, ariko abantu benshi batakishaka kuyigira mu birenge by'abatubanjirije. Abatubanjirije bakoze neza muri wa data, abatubanjirije basiza amateka ku murimo w'Imana, abatubanjirije babashije kwera imbuto nziza. Twebwe se mu iminsi bimeze gute? Mana idufashe. Burwayi bwawe uyumvira Imana izagukiza. Ariho mundu bamubwira ko kuzera Imana ariko akava ku Mana akajya mu bapfumu. Mupfumu ntacyo yakumarira. Mana ni utegeka isi n'ijuru. Mureke twizera Imana, tumvira Imana. Bene data, tuongere tena tugire ububyutse, tukanguke ku murimo w'Imana, twere imbuto nziza, tukore ibyiza ibyo abatubanjirije batubibwirije, nate tubashe gushira mu bikorwa. Murakoze uki gitondo kiza. Ayo niyo yari amagambo y'Imana yashaka ko tuganire uyu munsi. Witeka abaho umugisha kandi Yesu bagirire neza. Amen. Mukozi w'Imana, Imana imuha umugisha. Ni ijambo rikomeye Imana yasezeranyaga Abisirayeli. Bibiliya yatubwiye ngo iby'Imana isezeranya Abisirayeli nibayumvira ngo bazarya ku bigugu, babidaheho kugira babone uko bahunika ibya kera. Urumva n'ubwiza buzaba bakura mu bwiza bubashyira mu bundi. Nukuri na Dawidi yavuze iryo jambo aravuga ngo uhayirwa umuntu waha Uwiteka. Nukuvuga ngo amahirwe kumvira se biduhesha umugisha mu gihe cya none n'igihe kizaza. Navuga ngo Imana imuha umugisha. Iri ni ijambo ryiza. Mureke twumvira Imana, mureke twumvira Imana, mureke twumvira Imana. Bizatuma turama, bizatuma Imana itwishimira, duhore ku mutima wayo, itunezererwe. Nta yindi strategy twakoresha kugira ngo tube inshuti z'Imana kiretse kuyumvira gusa. Nta bundi buryo twaca mu nta n'izindi nzira, ntazagira uzi kubeshya. Inzira ya mbere ni ukumvira Imana. Iyo niyo yibanze, niyo ya mbere, niyo yihutirwa, kumvira Imana. Kandi iyo wumvira Imana wumvira n'abantu. Rero Imana ihabwa icyubahiro kubw'ijambo ryiza. Reka dusenge. Birashoboka ko utari ucyumvira, birashoboka ko wari waracitse intege, birashoboka ko hari aho wari warateshutse utakiri mu murongo mwiza, ariko uyu niwo mwanya wo kwisubiraho ukavuga ngo mbese Mana ibi ngibi ndakumvira, ubu ndakumvira muri iki gihe ndimo, ubu urumva uhamanya n'Imana ko ukiri mu murongo mwiza w'Imana. Turashaka kugusengera ngo nitwumvira Imana
tuzarya ibyiza by'igihugu, izaduha umugisha, izaduha ku bigugu, tuzahunika. Igihe dusezeranya amasezerano meza, nta kintu kibi twumvisemo cyuko twayumva, ahubwo harimo ibyiza gusa. Imana ishimwe. Kandi twese dukeneye amahirwe, dukeneye kubana n'Imana. Hari abarwayi nitwumvira barakira indwara, hari abafite ibibazo bitandukanye umuti n'ukumvira, hari abari mu bigeragezo by'impande n'impande. Mbega ngo kari nitunumvira ngo igihugu cyacu kizagira amahoro. Kubera iki? Kubera ko twumvira Imana. Mureke twumvire rero, kuko ariyo fondasiyo, nirwo rufatiro rw'ubuzima bwiza bwo muri Kristo. Urakoze Mana yacu, tugushimiye ijambo ryiza, tugushimiye yuko uduhaye amasezerano muri iki gitondo, masezerano y'ubuzima bwacu, masezerano y'agakiza, y'urugendo ruzatuma tugera iwawe mu ijuru amahoro, mu izina rya Yesu. Hari abasubiye inyuma, hari abacitse intege, hari abatarakumenya nk'umwami n'umukiza, ariko uyu munsi turabasengeye kugira ngo ikiganza cyawe kiza kigarura abari bayobye, abari batanye, abari basubiye inyuma, abitotombaga, abari bacitse intege. Ineza y'Imana niyongere ibabonekeho mu izina rya Yesu. Kiri igitondo cyo guhura n'Imana, kiri igitondo cyo kurengerwa nayo, kiri igitondo cyo kuruhukira muri yo mu izina rya Yesu. Imbaraga zisumba byose niziboneke ku bantu bawe, kandi buri muntu wese akumvire, buri muntu wese acishwe bugufi n'ijambo ryawe, kandi buri muntu wese agira inyota n'inzara yo kukumvira mu izina rya Yesu. Amaboko y'Imana ashyigikira abantu. Dusengeye abatari bakizwa, batari bakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko bakaba bafite inyota yo kukumenya. Ubandukure mu gitabo cy'abarimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi bahure nawe, imbaraga zisumba byose zibakureho, imbaraga zibananiza, mwuka ubaca intege, mwuka ubajajabya, uwo turawunanije. Duhamagaye Imana Data kugira ngo iruhure abarushye, abarwayi bakira indwara zikomeye, indwara z'ibyorezo, indwara zidakira. Kuboko kwiza kwawe kurazikiza, abadafite amahoro bayabone. Buri muntu wese agira ituze, buri muntu wese akubone, buri muntu wese ahure nawe, kiganza cyiza kiboneke ku bantu. Urakoze kubikoze, urakoze ko wumvise. Ineza y'Imana ikaba igiye kugaragara. Ni mu izina rya Yesu. Dusengeye itorero, dusengeye abashumba, dusengeye abakristo, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi bacu. Mana, ikiganza cyawe gikomeze kibasigasire, igihugu cyacu ukomeze kukirinda. Urakoze kubikoze, cyubahiro kibi cyawe. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Reka tubahe telefone tuze kubafasha mu buryo burambuye, tunabagira inama. Hari aho waba utumva cyangwa se kumvira byarakunaniye, ugerageza gukora ibyiza ariko ukisanga mu bibi. Hari ubufasha wabona, uburyo umuntu yitwararika akabana n'Imana kandi agashobora runo rugendo akarubamwe atadandabirana. Ibizo rero ni inama dushaka kubagira. Urahamagara kuri telefone 07 8 50 icyenda n'umunani icyenda kane kane, 07 8 50 icyenda n'umunani icyenda kane kane, na 07 2 74 34 93 rimwe, 07 2 74 34 93 rimwe. Reka mushumba nabahe telefone tubafashe. 07 8 97 3 8 2 48. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Philadelphia, Imana iratsinda.